byose ahabona TV. Nkuko mubibona turi mu karere ka Rubavu, turi mu murenge wa Rubavu, aha turi none ubwo murimo kugenda mubibona hasadutse natwe ubwacu tuhahagaze. Umugore nyiramazu yarize bimeze nabi, aravuga ati noneho abana banjye ndabigenza gute? Uwabivuga atabyibonera ntabwo yabasha kugira ngo abyumve, kuko muri kano kanya Imana yonyine niyo ishobora kukwereka uburyo bihagaze. Umutingi turaza ukumva umuntu agiye umuntu akagira ngo agiye gutebera neza. Nakubwire ngo inzu zikundi ukaba wanze kuza kunabara nta kibazo. Igihe naguhamagariye bayore ukuntu umuntu abaye ariko biri kuri riske ko maguma zishobora no kuza gutungukira mu karere ka Rubavu. Umutingito ni wongera no ndahitangwamo. None suku ntagaze aho ngo kugira ngo uyu muriro usatura inyanja cyangwa se ubutaka mo hagati hagacikamo umuriro. Uyu muriro nta kiwutangira usibye gukizwa n'amaguru gusa, ukirukanka ugakwira imishwaro. Ikirunga iyo gihari cyakiparikiye ukagira ngo mbese mu musozi wibereye aho ngaho, ariko kivumbukanyije gatoya cyangwa se iyo kivumbuye gikora agatendo agashya. None ibintu ukuntu ibintu bimeze, umuriro waje ajusi nizeye ko muri kubona umuriro. Hapa niko kulupango de Merode, naona moto iko chomotea kule chini, kulupango de Merode. Ubu tuvugana imitingito imeze nabi mu nkengero za Gisenyi ndetse na Goma. Abantu bongeye guhunga, bongeye gukwira imishwaro. Ibyo mbivuze mwagira ngo ni amashyengo, ariko imitingito irimo irasenya amazu, imiborogo ni yose, amataje arimo arajya hasi. Ibi tuvuze ngo isaha n'isaha kuko biragaragara ko Imana izarimbura abantu, bagira ngo ndabeshye. Byose ahabona TV. Zimwe mu nyubako zo mu mujyi wa Gisenyi zirimo n'iz'ubucuruzi zangijwe n'umutingito ukomeje kumvikana nyuma y'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Uyu mutingito wasatuye ubutaka hamwe na hamwe ku buryo n'inzu z'abaturage zubatse hejuru y'ubwo butaka zasadutse, yaba inkuta no hasi kuri sima, ku buryo hamwe mu nzu ubutaka bwitse ndetse hangiritse n'umuhanda wa kaburimbo nubwo bitabujije ko ugikoreshwa. Ariko none uko gusenyuka kukaba kudasanzwe, akaba atari ugusenyuka kw'imitingito yenda guturutse hejuru, ahubwo bigaragara ko ari umurongo umwe, ndetse bigaragara ko uwo mututu izo nzu zasenyutse zose zirimo kuri uwo murongo, bigaragara ko uwo mututu waturutse hasi. Kuko mu by'ukuri urabona ushoreye inzu wanyuragaho ntiwayikatiraga, wasatuye. Igikomeye giteye ubwoba ni uko turimo kumva muri uwo mututu haturukamwo n'umwuka urukunuka. Tukaba dutekereza ko yenda ibirunga byaharukira cyangwa se haboneka n'izindi ngaruka. Ubundi butabazi twifuza no kugaragaza no gushaka abashakashatsi babifitemo ubumenyi bakagaragaza kuturebera ikibazo gihari ngaha by'umwihariko, bakareba ikiri munsi, kuko umuntu ari gukandagira ugasanga hari gutigita hasi. Tukaba dufite imbungenge yuko rero niba twakandagira, niba twarara muri ya mazu, dufite imbungenge yuko dushobora gukandagira tukarigita. Mu kigo cy'amashuri yisumbuye kigisha amasomo y'ubumenyi cya Gisenyi cyahoze cyitwa ESA, umutingito wangije amwe mu mashuri n'icumbi riramo abanyeshuri bagera ku 150. Ubwo abayobozi b'inzego zitandukanye basuraga iri shuri basabye ko abanyeshuri bimurirwa mu nyubako bafatiramo amafunguro, akarere ka Rubavu kagafasha iri shuri kubona ihema rinini, akaba ariho abana batangira gufatira amafunguro.
naho imiryango yari ituye mu nzu zasenyutse n'izangiritse bikomeye bashakiwe ahandi baba bacumbikiwe mu gihe hagishakishwa ibindi bisubizo. Nyuma y'uko iki kiza kibaye bahise basurwa na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney wahumurije abatuye akarere ka Rubavu bibasiwe muri ibi bihe n'imitingito ikomeje kumvikana. Ababishinzwe bo muri Minisiteri y'Ubutabazi n'ikigo gishinzwe ibya mine gaze na peteroli ubaje kugira ngo babisuzume basobanura igikwiriye gukorwa n'ingaruka zishobora kuba zabaho. Ikindi ni ukomeza kugenzura no gusaba abaturage kwirinda ibintu by'impuha abantu bashyira ku WhatsApp ugasanga abantu baraye bicaye. Abayobozi batandukanye bari hamwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'inzego z'umutekano basuye kandi aho iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo cyageze ku butaka bw'u Rwanda uri mu murenge wa Cyanzarwe akagari ka Busigari muri metero hafi 200 uvuye ku rubibi rudutandukanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigaragara ko hejuru y'amahindure yavuye mu kirunga hasohokamo imyotsi ndetse munsi haracyarimo umuriro waka. Aya mahindure yavuye mu kirunga yangije imirima y'abaturage iri ku buso bugera kuri hegitari zisaga 3 zari zihinzemo ibishyimbo, ibirayi n'ibijumba. Twari dufite ibishyimbo twari tugiye guhura hariya hepfo mubonye mutambutse harimo avoka ni hafi ya hegitari y'ibishyimbo sibyo ko ari akantu gato kasigaye. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwagaragaje kandi ko bwakiriye izindi mpunzi z'abanyekongo zirenga 300 zinjiriye mu murenge wa Busasamana zihunze imitingito yibasiye uduce batuyemo muri Kongo duhana imbibi n'u Rwanda nk'uko bigarukaho na Minisitiri Gatabazi. Turaza gukorana na Minisiteri ishinzwe ubutabazi kugira ngo babagereho babafashe kuko bakeneye kubona ibyo barya, bakeneye kubona aho barara n'ibyo biyorosa n'ibibafasha kugira ngo batagira ubuzima bubi. Ubwo turatekereza ko Minisiteri nayo turi gukorana kugira ngo bari bikenewe byose. Niba tugomba kuhashyira amahema bakaba bajyamo kuko umubare wabo ntabwo twabona ko tuwugira mu baturage kandi mu gice kidafite amazu ngo uvuye ngo ayakodesha. Icyo gihe biraza kukwirwaho ku buryo tuza kubona igisubizo kirambye cy'abaturage. Kuri ubu imitingito ya hato na hato ikomeje kumvikana mu karere ka Rubavu yatumye benshi mu baturage bahisemo kuryama hanze y'inzu zabo kugira ngo zitabagwaho. Fred Ruterana mu karere ka Rubavu. Ntagaruka bishima hejuru ahubwo aho muherereye impande z'igihugu turabifuza gukomera cyane cyane abanyarubavu bagizweho ingaruka n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ndetse n'abanyekongo bambutse bakaza mu Rwanda bahunga ingaruka z'ikirunga cya Nyiragongo. Ariko mwebwe muri ahatandukanye mu gihugu cyangwa kure y'igihugu ibi ngibi nicyo tubibona cyo dutekereza nk'abantu bamenye Imana. Ku bantu bamenye Imana ibi ngibi bigaragaza ko igihe kizagera iyi si dutuye ikazarimburwa n'umuriro nk'uko Imana yabidusezeranyije. Yewe muntu wanze kuyizera aka kaga kazakubaho. Uyu muriro utwika usa nk'uzakongora abanyabyaha. None ntangiye kubyizera ko bishoboka koko. Ubundi twabikera insaga ariko birashoboka ko uyu muriro uzaza koko ukazatwika ugakongora abanyabyaha banze kwihana banze kureka ibyaha. Ntago ari iterabwoba kuko ramutse iterabwoba twahera mu byabereye kuri Nyiragongo. Ni umuriro ushoka ari kivuge cyangwa se icyo twakwita igikoma cy'umuriro. Uyu muriro udakangwa n'inyanja ujya mu nyanja ukakamo hagati ntabwo bufite. Uyu muriro usatura inyanja cyangwa se ubutaka mo hagati hagacikamo umuriro. Uyu muriro nta kiwutangira usibye gukizwa n'amaguru gusa ukirukanka ugakwira imishwaro. Iki kirunga iyo gihari cyakiparikiye ukagira ngo mbese mu musozi wibereye aho ngaho ariko kivumburukanyije gatoya cyangwa se iyo kivumbuye gikora agatendo agashya. Iyi si yacu dutuye yuzuye amayobera menshi. Rimwe na rimwe mu myaka ibihumbi n'ibihumbi bitambutse ariko ntawe urahishurirwa iki kirunga ibyo cyo kirimo mu gihe gituje. Wabyuga n'iki ko aho wicaye aka kanya munsi yawe hatarimo ikirunga cyangwa se yamiriro itarimo bikazorohera irimbuka ry'isi. Urugero iyo bafashe umwobo bakawupfuka bagashyiraho nk'imbaho cyangwa se cya kindi biti ndake ubuvumo
abasirikare baba barimo hasi, ariko ntabwo bibuza ko babasirikare bacukura umwobo binjiramo bakiberamo ndetse bakagenda bagura. Ubugari bw'uwo mwobo bukaba bwafata intera ndende. Tekereza no cya kirunga ibyo cyakoze. Niba umwana w'umuntu ashobora gucukura agaharagata ubutaka akarimbukiranya umuhanda akajya hakurya umusozi agahinduka ku wundi, utekereza ko cya kirunga cyo gikora iki? Ntabwo ari kubatera ubwoba, ahubwo nabyo birashoboka. Tujye dukoresha inyurabwenge cyangwa se ubwenge twahawe n'Imana rurema kugira ngo tubashe kumenya ibi ngibi. Nge ubategura nkabageza ikiganiro ni Paul Nyawe, ikiganiro cyangwa se iki cyegeranyo twakoze tukigezwaho nanjye Paul Nyawe. Kora subscribe, comment, share ubutumwa koko ni wumva koko ari ubw'ingenzi, nibikuze kusangiza inshuti zawe. Ni nyuma yaho havuzwe iruka ry'ikirunga Nyiragongo. Ibi biragaragaza koko wa muriro Imana ivuga izarimbuza abantu ko hari. Niba umusozi wifata ukabyara umuriro hasi kuzimu aho kavamo umuriro, biragaragara koko n'ubundi wa muriro Imana ivuga uhari. Umusozi urifata ukabyara umuriro utabasha kuzimywa, mbese umwana w'umuntu akizwa n'amaguru gusa agahunga, ubundi umusozi ukaza ugakongora byose, ugakuraho byose. Duse nk'abatekereza, mbese ni ibiki biba bituruka mu musozi? Ibigaragara ni ikivuge cy'umuriro cyangwa ibintu bisa nk'ibyikoze nk'uko twavuga ngo ni inyanja y'umuriro. Iyo nyanja iramanuka ikurira wa musozi ikaza igasakara mbese mu baturage, ukizwa n'amaguru. Uyu muriro nta bahanga nta bashakashatsi baragaragaza ko ushobora kuzimywa cyangwa se koko ukumirwa. Iki kirunga kirifata ubwacyo kikaruka umuriro. Uyu muriro ugumye hamwe uwufasha ahinduka inkingi, twavuga ko uyu muriro aba umuyonga. Uyu muriro ku kigero ushobora gushongesha ikintu cyose ugezeho kikaba umuyonga. Duse nk'abaganira gatoya, niba uyu muriro aho ubitse mu kirunga hasi muri wa musozi aho uteretse, utekereze ko ushobora kwizengurukira ugafata inkengero z'abatuye aho ngaho. Urugero, Nyiragongo iri muri Kongo hakurya, ariko iyo uri Rubavu uba ureba icyo kirunga cya Nyiragongo. Dutekereze ko gishobora kuba kigenda giharagata cyangwa se gicengera mu butaka hirya cyane, wa muriro ukaba mbese ukwirakwiriye. Mvuze ko ahantu hose hafatika cyangwa se hagaragara hasi mu butaka, ntabwo naba nibeshye. Reka nse nk'utebya, nta bushakashatsi nabikoreye. Tuvuge ko nibura uyu muriro urimo ucengera ukinjira Rubavu ugasubira muri Kongo, igihe gishobora kugera iyi si twicayeho twibereyeho n'ibirenge byacu ikaziyubika, mbese ikivanga na wa muriro. Ibi bishobora gushoboka mu myaka ibihumbi n'ibihumbi cyangwa se no mu myaka ya vuba aha ngaha. Twikomereze. Iki kirunga kivana benshi mu buzima bwari busanzwe bagahunga. Ni umusozi ubusanzwe ureba nk'umusozi bisanzwe, abenshi baranahayegera. Nyuma yo kuruka ku kirunga havamo ibintu bita amakoro. Ayo makoro no kugira ngo bashe kubona itaka ryo guhingamo biba bigoye, kuko ibyo bintu bimeze nk'amabuye cyangwa se bya bindi by'ibirutsi by'ikirunga biba byarutse byikoramo amabuye. Haba hakazi ko kuyavana mu nzira kugira ngo agere ku butaka. Iki kirunga rero twigarukiye mu buzima busanzwe bwa Gikristo, biragaragara ko ya Mana koko bavuga ifite umuriro. Sodoma na Gomora barabivugaga nk'abikerensa, ariko biragaragara ko Imana yaharimbuje umuriro koko iwufite. Tunakoresheje ubwenge bw'ibifatika, hejuru mu kirere mu isanzure hariyo imibumbe yindi, hari n'ajya avuga ko ari amabuye. Ayo mabuye yafungutse akamanuka, ni ukuvuga ngo umuvuduko rimanukana ushobora kuza ndetse na wa muyaga bigacana umuriro, amabuye akamanuka ari umuriro. Ayo ngayo ntekereza ko ariyo yaba yaratwitse babantu ba Sodoma na Gomora. Uyu munsi wa none iki kirunga gishobora gufasha Imana cyangwa se Imana ifite kugikoresha kugira ngo ibashe kurimbura abantu banze kuyumvira. Ibi mbivuze nkanjye, nta bundi bushakashatsi mbikoreye. Gusa ariko koko biragaragara ko ya Mana twizeye ishobora byose, yarimbura abantu kandi yanabakiza. Ubu tuvugana imitingito imeze nabi mu nkengero za Gisenyi ndetse na Goma. Abantu bongeye guhunga, bongeye gukwira imishwaro. Ibyo mbivuze mwagira ngo ni amashyengo,
ariko imitingito irimo irasenya amazu, imiborogo ni yose, amataje arimo arajya hasi. Ibi tuvuze ngo isaha n'isaha kuko biragaragara ko Imana izarimbura abantu, wagira ngo ndabeshya. Isi yarigeze ahabi. Tunavuze ngo ibi ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza kurangira ku isi, sinaba mbeshye, kuko abizira tuzi neza ko niba mwarasomye Bibiliya neza koko ivuga ko mu bihe bya nyuma hazaba ibihe bikomeye. Intambara turazumva hirya no hino, intambara, impuha z'intambara, indwara z'ibyorezo, ibisanzwe, ibirunga, indwara z'ibyorezo, coronavirus, ndetse n'ibindi byose mutekereza muzi. Ibi bigaragaza kuza kwa Kristo cyangwa se iherezo ry'isi. Mu yandi magambo, iyo abizera babivuga, iyo byumvishe neza ugira ngo koko ni ukubeshya. Biragaragara ko igihe kizagera ibi ngibi twakerenshije bikazadukoraho. Reka nse nkuvuga bimwe mu nkuru zimuzacicikana hanze aha ngaha. Nyuma y'uruka ry'ikirunga harimo abantu bagiye bajya aho cyarukiye, rimwe na rimwe bakahifotoreza koko, abandi bagafotora, rimwe bitangira kuruka bagize ngo birarangiye. Ayo basekeshaga ubu barimo barayariza. Iki kirunga cyararutse birangirira aho ngaho, abantu barahunga baza mu Rwanda. Bukeye abanyekongo basubira mu iwabo, ariko uyu munsi wa none bagarutse ndetse bakwira imishwaro. Abandi inzu zabaguyeho, abandi bavanywe mu byabo. Ubu tuvugana ibihumbi by'abantu bicumbitse mu Rwanda, nabwo ahantu hitaruye. Ubu tuvugana harimo haraba imitingito, ubutaka bukisatura ku buryo bufata imihanda bikayikuramo ibice bibiri. Igitangaza cyavumbutse nyuma yaho ni uko harimo haravamo umuriro hagati mu butaka, ahandi byisatuye hakavamo umuriro waka. Ujya kubona ukuntu umurongo cyangwa se igisate kisatuyemo mu butaka kigaturwa hakirukanka kikagenda kigaca hagati y'amazu, kandi uko gicamo niko amazu ari ndimukira hasi. Nizeye ko muri kubona umuriro. Ibi ni bimwe bigaragaza neza koko mu nda y'isi harimo ibintu biteye ubwoba. Mbaye mvuga nk'utebya ko ubu tuvugana icyo kirunga gishobora kuba cyarabonye ububiko buhagije bw'umuriro, sinaba mbeshye. Tuvuze ko kigenda giharagata, kigenda kinjira indani mu butaka, ntago naba mbeshye. Reka dufate urugero kuri imungu yandi muze mu bishyimbo. Imungu iragenda ikamunga igishyimbo ikakimaramo bya bindi byitwa igishyimbo, kigasigara ari igishishwa. Reka tugeranye icyo gishyimbo nk'ubutaka dutuyeho umunsi wa none, kubera ko icyo gishyimbo ari cyo abantu bari bubatseho, kizoroha abantu bagwemo imbere. Vuze nkanjye ariko umbabarire. Ibi ariko ntabwo twara kubigereranya. Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe, reka mbukoreshe mu ubwo buryo. Iyi saduka ry'imihanda imwe n'imwe yagiye ifungwa, ndetse abantu barimo barahunga bava mu byabo. Ibi ngibi ntago naba mbeshye cyane vuze ko birimo mu bimwe bigaragaza iherezo ry'isi mu bimenyetso bivugwa. N'ubu tuvugana afata iki kiganiro, imitingito ndimo ndayumva, ariko ibi ntabwo bivanye kugira ngo nibura tureke kwizera Imana, ahubwo tugomba kwizera ibyo yatubwiye, tukizera ko bizasohora koko. Iryo juru cyangwa se ibyo byiza yaduteguriye twaza tuzabisohora amahoro. Shalom kwa kundi Imana mwese. Byose ahabona TV. Ushobora kudutera inkunga kandi ukora subscribe, ndetse ukohereza n'ubutumwa ku bantu benshi kugira ngo bashe kugukurikirana. Nge yari Paul Nyawe bategura kandi nkabageza iki kiganiro. Shalom, amahoro y'Imana bane namwe.